kiza abasazi, kiza abarwaye indwara z'igifu, kiza abarwaye umutima, kiza abarwaye rubaga impande, maro desikara detaini foria, kiza abarwaye imigongo, kiza abarwaye kanseri, kiza abarwaye diabete, kiza abarwaye ba sida, hole mandi kodesia. Ntabwo bisaba amafaranga. Reka mbabwire rero, nta muryango numwe udakeneye ubusabane mu rugo. Ntawo kandi ntabwo wasabana inka zabira, ntabwo wasabana imodoka zivugira ku muryango, ntabwo wasabana amapurato n'amasuniya n'amasahani ameneka n'amatasi. Bisaba kugira ngo uve aho uri wimuka ujya gusabanira nibura mu kindi kirere. Aha rero wabonye ko twageze, iyo uhageze wibagirwa, nta muntu uba ukikubaza umuceri wo mu iduka, nta muntu urimo kukubaza salade, nta muntu urimo kukubaza ibintu runaka, umufuka w'amakara, iki byose. Aha ni ahantu, ni akandi kadugudu tugeramo tugaturizamo, tugasubira ku rugero rwiza rw'ubuzima. Burya nicyo kintu kiriho cy'ikibazo. Sura abantu barirwa bahatumarana. Ubuze ko nahinduye n'ingagi turaza kujya tujyayo. N'ingagi rwose nta muntu wajya ntanga kujya mu kwita izina. Ibyi nenjoyinga umunezero w'iwacu wo mu gihugu. Cyaranejeje ngiye ku giti cyanjye. Usabana n'abantu, ubona ibintu utaruzi, urishima. Mbese buri muntu wese namukangurira. Imana iguhuze n'isamake yamize ibyawe. Hari isamake yamize ibyawe, hari isamake yamize ibyacu, hari isamake yamize ibyacu, hari isamake yamize igishoro cyawe, hari isamake yamize urubyaro rwawe, hari isamake yamize imigisha yawe. Imana niguhuze n'isamake yamize ibyawe. Kayisari yahagurutse yasoresheje, ariko hari isamake yariye umusoro, igomba kuwuzana. Sifa kwa Mungu. Ijambo riravuze ngo niwuzane, nizana akazi kawe, nizana amashuri yawe, nizana ubwenge bwawe, nizana amahoro yawe, nizana agaciro kawe, nizana business yawe. Aloke de sanseremano. Imana izane isamake yamize ibyawe. Ndafashijwe ndere. Imana izane isamake yamize ibyawe mugore. Muri family visit Rwanda, Imana izane isamake yamize ibyawe. Imana yongera izane, Imana ituzanire, Imana izane ifi yamize ibyacu, ifi yamize ibyawe shawe udutwaye muri ubu bwato. Imana izane iyo fi, wongera ubone ibyawe. Mandikore de salabone forme. Imana izane n'abadukurikiye n'abatwumva, hari ifi zamize ibyanyu, nizitabe turazikuruye. Guhera uyu munsi azaboneka ishimwe yuko isamake yamize umusoro wawe yaje. Turashaka kuzenguruka u Rwanda rwacu, abantu barumenye batarubwirwa. Ngira ngo ubu ngubu iki kintu kigiye gukurikiraho, tuzajya mu Kagera, abantu babona indonyi, babona ibitera, babona imparage n'impara, abantu babona inyemera, abantu babona intare na jirafe, byose biri muri parike yacu. Ubu rero nicyo kintu gikurikiyeho. Turakangurira abantu rero, runo rugendo rwacu turasenga, turusengeramo, tukanaririmba, tukanabwiriza, abonye ko tubwiriza, tukanabyina, twarangiza tugatembera, tukarya neza, nimugoroba tukinjirana n'abagore umuryango, umugore n'umugabo bakararana muri hoteli mu buriri bumwe, kuko icyo nta tegeko ribihana. Nta tegeko ribihana. Abantu bakongera bakaganira iby'urugo rwabo, bakaganira iby'ubuzima. Iyo unashatse n'abana turabajyana. Ngira ngo nk'umwana wa Emi twamuzanye, nawe urabona ko yishimye hano mu bwato. Niko gahunda twayishatse. Turashaka ko imiryango yongera kwiyumva mu gihugu cyayo, imiryango ikongera kwiyumva mu gukunda ibyiza by'u Rwanda, imiryango ikongera kwiyumva ko nayo ubwayo ivuka. Arega ariho abantu baba bavuka ahantu batahaza. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV ndetse na Ihumure TV,
turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenye ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha tuganira tubakorera inkuru zigiye zitandukanye zose ziba zirimo ivuga butumwa, kuko twebwe burya dukora ivuga butumwa kuyobokamana TV ndetse ni IHUMURE TV. Murabona ko turi kumwe rero n'abakozi b'Imana, nibo tugiye kuganira. Turi mu cyo bita Miss Andre Family Visit Rwanda. Hano turi mu kiyaga cya Kivu ku Gisenyi, ni mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi, niho tugiye kuganirira. Wowe ureba ikiganiro nk'iki uri mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, Iburengerazuba n'Iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, mu bihugu bitandukanye by'umugabane wa Afurika, yaba ibya hafi y'u Rwanda ndetse n'ibya kure, mwese mukaba mudukurikira. Ndavuze ngo Imana nikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Bari muri Canada, muri Amerika, Australia, muri Aziya ndetse no ku mugabane w'i Burayi, mwese nimukomere kandi abababaye nimusenge, Imana ikomeze kubagirira neza. Turi kumwe na Andre, reka tumusuhuze. Mwiriwe neza, muraho, murakomeye Andre? Mukomere cyane Joel. Amakuru turashimira Imana yaremye ijuru n'isi. Tuguha ikaze kuyobokamana TV ndetse n'IHUMURE TV. Murakoze cyane IHUMURE kandi murakoze iyobokamana. Turi muri Miss Andre Family Visit Rwanda. Muribwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo turi kumwe n'abandi. Yewe nitwa Evangeliste Ndereyimana Andre, nkaba ndi kumwe na Miss Andre umudamu wanjye. Harya witwa ngo iki amazina yawe? Tuyisenge Claudine. Yego. Ariko wa Miss Andre. Byaje ryari ukimubona cyangwa mugishakana? Turi hafi gushakana. Wabonye uyu? Nabonaga ko ari Miss wanjye. Ni Andrea n'umukunzi wiwe. Ni couple nziza, ni couple yahise ikora akantu keza cyane, iravuga ngo ni Miss Andre Visit Rwanda. Ari nayo mpamvu byatumye tugira amahirwe kugira ngo tuze kubabaza ku by'iyi nkuru. Mu by'ukuri ku Gisenyi rero ni ahantu heza cyane, ni ahantu nyine abantu batemberera mu buryo butandukanye kandi mu buryo buba budahenze cyane. Mu by'ukuri niho turi. Aba bagiye kudusobanurira rero byinshi nyine kuri uru rugendo Miss Andre Visit Rwanda. Muri runo rugendo turimo kugenda dutembera tureba ibyiza by'u Rwanda. Hari abari buze kuvuga se abarokore burya nabo barasohoka, ese abarokore burya nabo bashobora kujya mu bwato nk'uko, ese Andre biriya bintu azajya aho ngaho ntabwo ari ibyo kuzana ubwibone n'ibindi. Bashobora kubitekereza mu buryo bwinshi, ariko ndazi ko uyu mushinga uwigaho warawushushanyije kandi witegura ko ibyo bibazo byose uzabisubiza, ubundi abantu bakabiyoboka, couple z'abarokore zikajya ziza muri Miss Andre Visit Rwanda. Ariko wenda mbere yuko tuganira reka tubanze turebe inkomoko ya Miss Andre. Watekereje ryari Claudette? Nibyo ni Claudine kumwita Miss kubera iki? Byaturutse hehe? Ubivuga gatoya abantu bagize ko ari ibintu biri aho by'umutoma ugiye guhita urangira, ariko biragaragara ko ubwo noneho rero wabiteguriye igikorwa kizajya kiba ngaruka gihe runaka gihuza abantu benshi, ari ibintu bifatika kandi bizaba bishimagiwe nyine nuko hari ibikorwa bibera muri iryo zina. Miss Andre byavuye he? Wabitekereje gute Andre? Icyambere abatari babizi, uyu ni umugore wanjye, kandi iyo umuntu ajya gutera uburezi arabwibanze. Urabizi ko hari aba Miss bisi, Miss w'isi, hakaba Miss b'Afurika, hakaba n'aba Miss b'ibihugu. Ariko nanjye nk'umugore wanjye nakunze nkatoranya mu bandi bantu, numvaga nanjye namwita izina. Niyo mpamvu namwise Miss Andre. N'umwiza wanjye kandi nkunda, ntafite isoni zo kumwitirirwa kandi ndanamukunda. Niho rero byaturutse uravuga uti uyu ni Miss wanjye kandi ngomba kubimenyesha abantu bakamenya bakwiye n'abandi bagabo bakwiye gukunda amazina bakanabagira ba mbere mu bandi, kuko aba yaramuhisemo atahubutse. Nanjye niyo mpamvu mu Miss wanjye ntabwo ngira isoni. Abantu batanabizi akenshi tuba turi kumwe, ntabwo namusiga, mba ngomba kuba niwo mwambaro wanjye nambaye. Iyo nkwambaye ndaberwa. Ni nk'uko utakwambara ikositimu itagira karuvati ngo ubone biryoshye. Iyo hatariho karuvati hajyaho ne. None se nawe afite wenda izina yakwise
uburyo wenda rishobora kuba ridatangazwa cyane ariko ikavuga ati yamwise Miss nanjye namwise gute mubere mikrofone gatoya wiswe Miss Andre izina rirafashe rijemo ndetse n'iki gikorwa cya Miss Andre Family Visit Rwanda mu by'ukuri ni igikorwa cyiza gikomeye abantu bashobora kubireba nonaha ntibumve ikintu bishatse kuvuga ariko turaje mu kanya tubibasobanurire kandi murasobanura we yitwa kuri wo Rudasumbwa. wow nawe ngo ni Rudasumbwa we murabona ko tujya kugana na Miss Andre ndetse na Rudasumbwa wiwe nyago byiza cyane. Andre, iki gitekerezo rero cya Miss Andre Family Visit Rwanda cyaje gute, cyaturutse hehe, uradusobanurira kugira ngo abantu nyire baze kugenda basobanukirwa. Bob, ngewe hari ikintu natekereje yanditse yaravuze ngo mwishimwe kandi mwongere mwishime ngo mwishimire mu mwami wacu. Arangije aravuga ngo ineza yanyu kandi imenywe n'abantu bose. Icyo rero nshaka kuvuga ibyishimo biri ukwinshi, ariko ngira ngo abantu barabizi ko iyo ushaka kugira umutuzo ugire urimuka cyangwa ukava muri karitsiye imwe ukajya mu yindi. Ngira ngo murabizi ko gutembera ubundi gutembera ni kimwe mu bintu bishobora kuruhura umuntu mu mutwe, ariko ukibaza se ngo watemberana nandi. Ngira ngo abantu ntibigeze banabona ntembera cyane mbere, ariko bamaze kubona mu minsi wanjye nafashe umwanzuro wo gutembera. Kuki utambaza impamvu? Nta muntu nari mfite dutemberana, nta muntu nari mfite dutemberana, ariko ubu ndamufite. Ni nayo mpamvu nge ndimo kwifuza kugira igikorwa cy'uko habaho urukundo rw'imiryango, umugore n'umugabo bagakora. Nasanze ari ibintu bikenewe mu miryango. Mu miryango ibi bintu birakeneyewe kandi bifite umurongo. Urabona ukuntu twishimye n'umugore wanjye, ngira ngo ayibonye n'umudamu wa Emi ko twazanye uburyo yishimanye na Emi hano muri urugendo rwa Family Visit Rwanda. Ahubwo twebwe turashaka kubigira bigari kuko twasanze bino bintu bifite agaciro. Urabona umuntu arahunga gahunda zose zimuvanga, agahunga akazi agatangira ubuzima bundi bushya. Twishimye, wabonye ko twari twambaye uniform, twari kumwe na batisiye n'umugore we basigaye hanze bo kubera bari mu zindi gahunda, ariko twishimye muri uru rugendo. Wow, ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Iki gikorwa rero cya Miss Andre Family Visit Rwanda, hari igihe umuntu akora igikorwa nk'iki gihe umuntu akaba yakireba agahita akikwiba cyangwa akigana, kuko hano wakoramo ibintu byinshi cyane. Ni kampani wenda, ni igikorwa gifite amategeko, kizajya kitabirwa n'abande, n'abarokore gusa, ni couple z'abagore n'abagabo cyangwa n'abasore n'abakobwa baremerewe. Amategeko n'amahame abigenga nayahe? Ese gishingiye ku mahame ya Gikristo ko uzwi nk'umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ari je abantu bishyira hamwe bakava nk'Ikigali bakaza kuryoshya Igisenyi, ugasanga n'abasore n'abakobwa baje kuryoshya no mu buryo bwose n'ibindi, bakaba bandakora n'ibyaha. Ariko mvuga abantu banyumve neza. Umuntu ashobora kuvuga ati bari abantu buriya ziriya couple Andre agiye kujya huza ngo ziragiye reka ataho ngaho ndizaza zikomera Imana. Biri mu buhe murongo wa Gikristo ku buryo umurongo reka nkwakire umurongo birimo icyambere tugomba gukora ibintu bifite indangagaciro za Gikristo. Icyo ni icyambere. Ni nayo mpamvu twifuza ko tuzajya dukora runo rugendo mu rwego rwo kongera kwiyubakira ingo, kongera kwiyubakira ingo bundi bushya. Ndagira ngo mbabwire ko abantu ntabwo ukwezi kwa buki kujya kurangira. Twe twarababwiye abantu, twarabasezeranije yuko nitumara gusoza ukwezi kwa buki tuzakora ikintu bita ubutembere, ariko tugasanga ntandi twajya gutembera. Igihugu cyacu ni cyiza, gifite ibintu nyaburanga, gifite aho gutembererwa. Muri urwo rwego rero niho twatangire hano ku Gisenyi, ahantu twagiye turya amasamake bakiyaroba. Bakiyaroba ahangaha, urumva ubundi abantu ifi baziroberaga Tiberiya, none no hano mu kivu cyacu ubonye ko ifi samake bayiroba tugahita tuyirya n'agafiriti keza.
ariko twanatembereye ngira ngo wabonye ko twaraye inahangaha ariko iki gikorwa ngo kigiye kubaho cya family visit Rwanda kizajya gikorwa n'amakupuri umugore n'umugabo niba ngombwa tuzatunabaza turebe ko abo bantu banasezeranye kandi tukwishima tukavuga n'ijambo ry'Imana wabonye hano twataramiye nimugora ko twanabyinnye tukizihirwa ariko ijambo niko rivuga ngo mwishimire mu mwami wacu umwami wacu tugomba kuharyohera tukahanezererwa ntabwo tugomba kwahekenyera amenyo ntabwo tugomba kuhanganira ahubwo nta nubwo tugomba gutera amashyiga ngira ngo aragaterime kajya kaba mu ngo umugore n'umugabo iyo barwanye ngo babateye amashyiga ahangaha rero niho twamaganira uwo mwuka wo gutera amashyiga aha tugomba n'icyaha n'agakosa kabaye tugomba tukiyungira aha nk'umuryango tugasubira mu ngo zacu tumeze neza nta satani ngira ngo ni ibintu byiza cyane Yesu yagiye akora ibitangaza rimwe na rimwe ku nyanja zitandukanye ngira ngo ku nyanja nk'aha ngaha niho yahuriye na ba Petero yaroba ijoro ryose ntiyagira ikintu afata Yesu aramubwira ati ngaho ngera ushugunye urushundura icyo gihe afata amafi menshi rwose icyo gihe icyo gitangaza kirandikwa wenda ukurikije ibitangaza byabereye ku nyanja ntirihe jambo nk'umuvugabutumwa wabwira abantu niba profite gusa kumva Miss Andre Family Visit Rwanda ahubwo bakanaprofita ko wagiti warije ahantu turi ugaprofita ukagira ikintu ubwira abantu bari kureba ibi bitangaza makuru dore ko ari ibya Kristo n'ubutumwa bwiza bwa Yesu umuvugabutumwa umwe niwe wabwanditse hari urugendo ubundi hari ama action cyangwa amagishoni atatu nshaka kuvuga Haleluya iya mbere ni igihe Yesu yaraje abigishwa bamutaye bajya kuroba ngo barara baroba babura icyo bafata ariko Yesu kuko nubwo wamucika kwishakira aza gutembera abasangaho ba Petero na ba Yohana na Bandereye kugira ngo n'izina ryanjye rirongera igarukamo arababaza ati ko mwakesheje ijoro muroba hari ikintu mwafashe baramubwira bati mwigisha twagukwebye ariko nubwo twakesheje ijoro turoba nta kintu twabonye arababwira ati rero ikosa mwakoze nuko mwijyanye ndagira ngo nsaba abantu badukurikiye ntimugakora ikosa ryo kwijyana nta nyanja nimwe wakwinjiramo wakwijyana utari kumwe nawe ahubwo ngo yarageze arababwira ati ubwo niyiziye nimuhindure uburyo bw'imirobere Haleluya aho mwaroberaga muhindure mutere mu rundi ruhande ngo bamaze gushyira mu rucundura isamake zinjiramo ndabwira abantu ndifuriza abantu badukurikiye mu izina rya Yesu Kristo guhera uyu munsi Imana igufasha aho wimurira urucundura utangire gufata akandi ka kabiri cyagiye bari bafashe Yesu bafashe Petero bamubaza umusoro abahungu ba Kaisari bamaze kumubaza umusoro arababwira ati se ko nta musoro mfite ariko Yesu Petero yibuka ko ari umunyembaraga kubera ko ari we wari wabahaye amafi ku nyanja hamwe barobaga aravuga ati kwanza gendana n'umuntu w'intwari umusoro ndi bubone Haleluya kwibuka Yesu kongera kuzirikana Yesu mu byo yakoze ubushize mu byo yakubashirije ubushize Haleluya ukongera ukazirikana Yesu ko ari we wakubwiye ngo tera hindura icyerekezo Haleluya hindura icyerekezo Yesu ikintu nakundiye Petero yarazirikanaga yibuka ko yamubwiye ngo nahindura icyerekezo nibwo rero avuze ati mwimfunga afata gahunda yo guhamagara Yesu ati iki kibazo urakifata mu gute kureba badufatiye umusoro wa Kaisari ngo aramubwira atari ku ibya Kaisari ni ibya Kaisari ngo ahita amubwira ati rero kugira ngo ubone umusoro uzi ko wowe uzi kuroba urumva ijya mu nyanja hahandi Imana yabitse ibanga mu nyanja sinzi impamvu jya mu nyanja urabona ifi ifite umusoro wawe Haleluya ndagira ngo kuri uyu munsi abantu badukurikiye Imana ibahuze n'isamake ifite umusoro akanda gasobanura nira burya iteka ifi mu buzima Imana yateguye ifi ibitse ibyacu sibyo
ku buzima bwa Yona Imana yafashe ifi ibikayo n'iminsi 3 mu buzima bw'ifi Imana ibika mu buzima bwa Yona hanyuma ku buzima ku musoro wa Petero na Yesu Imana yari yateganyije ifi ibitse umusoro mu yandi magambo Imana iguhuze n'isamake Imana iguhuze n'ifi yamize ibyawe haleluya 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 Imana iguhuze n'isamake yamize ibyawe hari isamake yamize ibyawe hari isamake yamize ibyacu hari isamake yamize ibyacu hari isamake yamize igishoro cyawe hari isamake yamize urubyaro rwawe hari isamake yamize imigisha yawe Imana niguhuze n'isamake yamize ibyawe Kayisari yahagurutse yasoresheje ariko hari isamake yari umusoro igomba kuwuzana sifa kwa Mungu ijambo riravuze ngo niwuzane nizana akazi kawe nizana amashuri yawe nizana ubwenge bwawe nizana amahoro yawe nizana agaciro kawe nizana business yawe aloke de sanseremano Imana izane isamake yamize ibyawe yafashijwe ndere Imana izane isamake yamize ibyawe mugore muri family visit Rwanda Imana izane isamake yamize ibyawe Imana yongera izane Imana ituzanire Imana izane ifi yamize ibyacu ifi yamize ibyawe shawe udutwaye muri ubu bwato Imana izane iyo fi wongera ubone ibyawe mandikore de sarabone forme Imana izane n'abadukurikiye n'abatwumva hari ifi zamize ibyanyu nizitabe turazikuruye guhera uyu munsi azaboneka ishimwe yuko isamake yamize umusoro wawe yaje Shalom shalom. Shalomeka. Yesu Kristo. Nafashe. Imana nizane ifi yamize yabimize. Bakunzi y'Abakamana TV ndetse na IHUMURE TV mu byukuri turi muri Miss Andrea Family Visit Rwanda. Reka mbaze umufasha wawe iki gikorwa wacyakiriye gute kikwitirirwa urumva niki wabwira abantu bari kureba ibi bitangazamakuru iki gikorwa ni cyiza cyaranejeje ngiye ku giti cyanjye usabana n'abantu ubona ibintu utaruzi urishima mbese buri muntu wese namukangurira kwifatanya natwe muri Family Visit Rwanda harimo ibintu byiza kandi by'umumaro Imana ibahe umugisha amen Andre reka wenda nkubaza kino gikorwa ni ngaruka gihe kingana iki kino gikorwa ntabwo ari ngombwa ngaruka turajya tugitegura gihoreho dushatse tuzajya dupanga bitewe nuko abantu babonetse twe turashaka kujya tugendana n'imiryango umugore n'umugabo ngira ngo wabonye ko twambaye n'imipira ya Family Visit Rwanda turashaka kuzenguruka u Rwanda rwacu abantu barumenye batarubwirwa ngira ngo ubungu iki kintu kigiye gukurikiraho tuzajya mu Kagera abantu babona indonyi babona ibitera babona imparage n'impara abantu babona inyemera abantu babona intare na girafe byose biri muri parike yacu ubu rero nicyo kintu gikurikiyeho turakangurira abantu rero runo rugendo rwacu turasenga turusengeramo tukanaririmba tukanabwiriza abonye ko tubwiriza tukanabyina twarangiza tugatembera tukarya neza nimugoroba tukinjirana n'abagore umuryango umugore n'umugabo bakararana muri hoteli mu buriri bumwe kuko icyo nta tegeko ribihana abantu bakongera bakaganira iby'urugo rwabo bakaganira iby'ubuzima iyo unashatse n'abana turabajyana ngira ngo nk'umwana wa Emi twamuzanye nawe urabona ko yishimye hano mu bwato niko gahunda twayishatse turashaka ko imiryango yongera kwiyumva mu gihugu cyayo imiryango ikongera kwiyumva mu gukunda ibyiza by'u Rwanda imiryango ikongera kwiyumva ko nayo ubwayo ivuka arega ariho abantu babavuka ahantu batahaza nuko rero ubona abantu bazajya batembera gutya bazabikuramo uwuhe mumaro bizajya biba ngaruka gihe kingana iki kugira we naga abantu bari kureba nyine iki kiganiro basobanukirwa ubundi nibyo duhora tuvuga hari ibintu bikomeye cyane ku buzima bw'abantu icyambere
nicyo twita umuryango w'umugore n'umugabo. Byanga byakunda ntabwo uriya muryango ushobora kubaho neza hatarimo ubwumvikane. Iyo twatembere gutya ubu muryango harimo utubazo n'iki ryose turahakemukira, kandi no mu mutwe abantu bakaruhuka, kuko nta mpamvu yo kuzaguma muri stress. Tugomba no kugera igihe cyo korohereza umutwe. Ikindi cya kabiri, umuryango mugari aho icyo byungura. Iyo umuryango w'umugore n'umugabo iyo ubanye neza bifasha n'umuryango mugari, kuko umuryango mugari unezezwa. Umuryango mugari nyine ni wa wundi wagutse, ba nyogokuru, ba masenge, ba data wacu nabo iyo babonye ingo zubatse neza z'abana babo barishima. Noneho by'umwihariko society mu baturanyi no muki, nanone urugo iyo rubayeho neza abaturanyi barishima, umuryango mugari ukishima, muri rusange society ikanezerwa nk'igihugu cyangwa n'isi. Kandi ijambo riravuga ngo twebwe twaje kugira isi nziza, ntabwo rero twayigira nziza twangana. Tugomba kubungabunga umubano w'urugo w'abashakanye. Ahanini niryo yerekwa dufite. uvuga ngo Miss Andrea Family Visit Rwanda, harimo no gukunda igihugu cyangwa harimo no kwereka abantu ibyiza by'igihugu, wari no kubyita ibindi. Ubundi u Rwanda kuri Andrea, u Rwanda urufata ubundi ngewe kuri ngewe u Rwanda ni gakondo, kandi nta muntu n'umwe wakunyaga gakondo ngo wishime. Ngewe ngomba kwenjoyinga, niyo mpamvu utumva ngo visit Israel, visit Dubai cyangwa Saudi Arabia. Ntago suko nyobewe kwihari, cyangwa zabu hariya mu Bugande, uziko naho hari hafi ya Equateur, ahantu ho kugenda harahari. Ariko iwacu agaciro hampa, ahantu navukiye, ubwiza bwaho. Kandi umuntu yarabivuze ngo ugaye imfura ziwabo bucya yimuka. Ntabwo nshobora gukunda handi kuruta uko nakunda iwacu. Ngira ngo kandi mwaranabibonye tuza u Rwanda ni rwiza. Burya usibye wenda ko abantu bagenda bakunda ukundi, ariko uru Rwanda ni rwiza. Ahubwo uwakubwira urubonye rwa mbere niwe wabikubwira kuruta. Reba nk'aha ku Kivu, reba kino kiyaga, reba ibyiza. Abonye abantu nanu baje urahasanga abakongomani, urabona abazungu, urabona wabonye ko twahabonye n'abahinde n'abashinwa, bo bazi ibyo baje kureba. Ibaze bavuye iwabo baza gusura. Naho twebwe biwacu ntidushaka kwasura abantu barirwa bahatumarana. Ubuzi ko nahinduye n'ingagi turaza kujya tujyayo n'ingagi rwose, nta muntu wajya ntanga kujya mu kwita izina. Nenjoyinga umunezero w'iwacu wo mu gihugu. Ariko harimo isomo rikomeye bagatega indege bakagite twebwe. Ariko tuvuze ibyo tuvuge kuri monde yitwa abarokore. Abarokore ibintu byose barabikwajinaza, byose bati kwajinara Yesu, ibi bintu ndanderazanye, ibi bintu byo kujya ku Kivu n'ubwibone n'ubwirasi, ibi bintu na amafaranga barenzwe. Nabonye bitanahenze. Ibi bintu ntabwo bisaba amafaranga. Reka mbabwire rero, nta muryango n'umwe udakeneye ubusabane mu rugo. Ntawo. Kandi ntabwo wasabana inka zabira, ntabwo wasabana imodoka zivugira ku muryango, ntabwo wasabana amapurato n'amasuniya n'amasahani ameneka n'amatasi. Bisaba kugira ngo uve aho uri wimuke ujya gusabanira nibura mu kindi kirere. Aha rero wabonye ko twahageze. Iyo uhageze wibagirwa, nta muntu uba ukikubaza umuceri wo mu iduka, nta muntu urimo kukubaza salade, nta muntu urimo kukubaza ibintu runaka, umufuka w'amakara, iki byose. Aha ni ahantu ni akandi kadugudu tugeramo tugaturizamo, tugasubira ku rugero rwiza rw'ubuzima. Burya nicyo kintu kiriho cy'ikibazo, kandi icyo kintu imiryango iragikeneye. Kugira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Turimo tuza ku by'abarokore. Noneho wari uvuze ku by'abarokore. Ese umurokore we ntabwo akeneye umunezero? Igisubizo ni yego. Buri muntu wese ubuzima bwose bukeneye ibyishimo. Ikibi ni ijambo rivuga ngo
ngo uburyo bwiza, ndashaka kubivuga mu buryo bwiza igisobanuro cyabyo. Nongere ngaruka kuri rya jambo rivuga ngo mwishime, mwishimire mu mwami wacu. Ibyishimo byose bitabereye muri Kristo zero. Ibyishimo byose bitabereye mu mwami wacu waducunguye ni zero. Nubwo twaje hano ubu n'iki kiganiro turagisoza dusenga. Twebwe twakwishimira mu mwami wacu gute? Ntabwo tugomba gukiranirwa ngo tujye mu byaha. Wumve yuko nta muntu n'utwo nakwemera ko tugendana yagendanye n'umugore wundi. Ntawe twakwemera ko tugendana ari umusore tuzi ko adafite umugore. Biba bishatse gusobanura ko ibyo ni iby'ingeso mbi, kandi ijambo rikavuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Aho tugendanye n'abo bantu twaba twinjiye mu mwuka mubi wo kugendera mu bicumuro, twaba twagiye ande horo ya Yesu. Ariko ibintu byose tugomba gukora, ibitwenge byose twakora, akazi kose twakora, ibyishimo byose twakora, ibiryo byose twakora, tugomba kubibyishimira muri Kristo Yesu. Twishime, twishimire mu mwami wacu, ineza yacu ibenywe n'abantu bose. Ndumva mu by'ukuri uru ni urugendo rwo kwishima, ariko rurimo n'ivugabutumwa rikomeye. Abantu bakwiriye kubyumva nk'uko biri, ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Turimo tugenda tuza gusatira umusozo w'iki kiganiro, ariko turi hano kuri aya mazi. Ndashaka kumera Korodena Miss Andre, ndashaka ko utera agakorasi akujemo nuna ubona waterera hano, ubundi umugabo wawe turaza kugasoza asenga tugane ku musozo. Ndagushima Mana wangiriye neza, ndagushima Mana wangiriye neza, bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro rikabatinyura, ribamara imibabaro umutima ukomeretse, umutima ukomere, iryo zina niryo riwokeza. Ushonje we ushonje rirauhaza riruhururushye, ushonje we ushonje rirauhaza riruhururushye, niyo ngabo yanjye nziza ihora inkingira, n'urutare we n'urutare nubaka inzu y'inzu yanjye itagwa, n'urutare n'urutare nubakaho inzu yanjye itagwa. Uri umutambyi, uri umutambyi umwami untegeka, mwungeri wanjye n'umwungeri ujyandagira, inshuti nizera, n'umwungeri n'umwungeri ujyandagira, inshuti nizera. Nanone uko mbishoboye, nanone uko mbishoboye, nzajya nkuhimbaza, no mwipfa we no mwipfa rya iryo zina rizampumuriza, numuriza no mwipfa rya iryo zina rizampumuriza, rizampumuriza, yeah, rizampumuriza, rizampumuriza. Haleluya. Amen. No mwipfa ryanje iryo zina ngo rizampumuriza. Andre, hari abantu bari kureba kino kiganiro, bari ahantu hatandukanye,
bari mu Rwanda mu ntara zitandukanye majyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu bindi bihugu bya kure bya hafi y'u Rwanda muri Uganda muri Burundi muri Canada muri Australia muri USA ndetse no ku mugabane w'Iburayi no muri Aziya bafite ibibazo bitandukanye bamwe bararwaye abandi bararwaje bari muri ya minsi bavuga ngo ni iminsi mibi yahindutse yarabahindutse cyangwa bagezweho n'ibihe bigoye bano bantu bakeneye isengesho ry'ihumure ngo Imana ibarengere turi hano kuri iki kiyaga cya Kivu niyo mpamvu nsaba abantu ntibabirebe nko kuza kwikwenjoyinga ntibabibone yuko ari ukurengwa no ntabwo ari ukurengwa rwose ahubwo ni ukugira ngo kwereka abantu yuko ahantu hose ashobora gukorerwa ivugabutumwa kuko niyo ntego y'uru rugendo noneho ugiye kubasengera Imana rero ubasabe uri hano kugira ngo Imana ibatabare kandi inyuze kugira neza mu maso yabo ibishimisha ibyishimo bingana n'igihe bababarijwe imyaka cyangwa iminsi yababereye y'ibyago Imana yivunjemo ibyishimo maze turaza tugana umusozo. Urakoze cyane Joel icyambere ugereranyije n'ibyishimo twabonye hano n'umunezero dufite kandi ujyanye no kwizera Imana ujyanye no gukizwa icyambere ndifuriza abantu bafite inyota yo bikundira gutembera rwose ko bagomba kuza tukajya dutemberana mu buryo bw'ibyishimo n'umunezero w'imiryango icyo kintu mbaye ntangiye kurarika abantu ubutaha ngira ngo dufite gahunda yo kuzajya mu Kagera tugiye kubitegura ni vuba tuzagenda tubibwira abantu rwose ubutaha bazajye baza twijyanire dusenge duhimbaza Imana tuvuge imirimo y'Uwiteka kandi tuyishimire ko yakoze imirimo hanyuma rero turabifuriza kugira ngo bakomeze kwishimira izina rya Yesu ribamara imibabaro rikabatinyura kandi umutima ukomeretse niryo riwuvura rirawomora hanyuma tugiye gusenga Imana rero ndabifuriza gufashwa n'Imana ndabifurizwa gutabarwa n'Imana ndabifuriza kugendererwa n'Imana ndabifuza kugira ngo mwongere mwumve Imana bundi bushya hari uburyo muyikeneyemo hari uburyo muyifuzamo ariko Imana uko igusanze ntabwo ari kwigusiga ndagusabira Imana ngo igusure kuko uko yagusanga siko yagusiga aho yageze hose yasigaga ibihinduye yagiye ku nyanja irabihindura yagiye kwa Gideyoni irabihindura yagiye mu muriro waka irabihindura yagiye mu rwobo rw'intare irabihindura ukwiza kugusanga ntabari kwigusiga kuri ubwo burwayi bwawe ntiyabinanirwa iyo nzara yawe ntiyayinanirwa kubwo bushomeri bwawe ntiyabunanirwa uko kugumirwa kwawe ntiyabinanirwa kubura abana ntago yabinanirwa Imana uko iri bugusange ntabari kwigusiga ndabikwifurije muvandimwe wanjye aho ukorera aho urwariye aho utuye aho abana bawe bagiye turi mu byo kohereza abana muri abana batsinze ariko uko Imana iri bugusange ntabari kwigusiga reka dusenga Imana nyaguhora ku ngoma si ubwa mbere tukubonye twagiye tukubona kenshi wabanye natwe mu rugendo rwose twagize kugeza none ubu rero uyu mwanya turagushimira ko abanye natwe kuva i Kigali tukagera aha iyi gahunda niwe wayidufashije urayitegura urayitunganya turi hano ku kiyaga cya Kivu twahaboneye ibitangaza byawe ariko abadukurikiye bose turashaka guhagarara mu mwuka wa gihanuzi turashaka guhagarara mu mwuka wo gutegeka wavuze ngo abakwiringiye bose wabahaye ububasha wabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana bawe kandi umwana iyo asaba umubyeyi aramuha turagusabye kugira ngo uyu mwanya turi kuri iki kiyaga imbaraga zawe zikore zura ibyapfuye kiza abarwayi garagaza ukuboko kwawe abantu bakubone kiza abasazi kiza abarwaye indwara z'igifu kiza abarwaye umutima kiza abarwaye rubaga impande maro desikara detaini foria kiza abarwaye imigongo kiza abarwaye kanseri kiza abarwaye diabete kiza abarwayi ba sida
hole mandi kodesiya kiza abantu bawe kuko izina ryawe aho rikoze rikora ibitangaza, izina ryawe aho rigaragaye rigaragarira abantu, ruhura abantu intimba n'inguma, ruhura abantu imitwaro bikoreye. Turashaka kugira ngo aho dusengeye bumve ibisubizo byawe, kandi turasengera zino ngendo, turasengera bino byishimo twifuza bizajye bibi by'amahoro. Urugendo tuzajya dutegura uzajya ubana natwe, kandi ruzajye ruba urugendo rw'ibyishimo n'inyigisho ku miryango. Urakoze, ntabwo ibi tubikora kugira ngo abantu badukunde cyangwa batumenye, ahubwo turashaka kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, igihugu cyacu kigira amahoro maze tukishimiremo. Mwami wacu Yesu Kristo, turagusaba umutuzo, turasaba kurama no kuramba kugira ngo ibyo wasezeranye natwe tuzabisohorezwe mu izina rya Yesu. Amina. Reka mbashimire cyane kuba mwakurikiye iki kiganiro. Ushaka nimero za Andre ngizo aho ngaho ku kiganiro zanditseho kugira ngo ube wamubaza byinshi ku bijyanye n'uru rugendo. Mwakoze cyane kubana na Iyobokamana TV ndetse n'Ihumure TV online.